Yes, welcome again kuri oshakurofilms.com. Niba ukunda agasobanuye papa, come on ngwino tubane. Uyu munsi mbazaniye filimi 10 zitwika ariko zijyanye n'urukundo, romantic movies. Zimwe abakundana bashobora kurebana zitarimo ibintu bibi, zimwe n'abana bareba nta kibazo. Ku mwanya wa 10 turasanga iki? Ku mwanya wa 10 turasanga filime yitwa Divorce in Black. Ivuga ku mukobwa wa pasiteri yikundana n'umuhungu, umuhungu wabo barabarara bacuruza ibintu by'ibiyobyabwenge, umukobwa akizirika ariko umuhungu akanga akagumya akamubera ikibazo. Murumuna w'uwo mugabo aza gupfa aguye muri gereza, bakajya kumusabira mu rusengero ruyoborwa na papa w'uwo mukobwa. Uwo mukobwa akabacyurira bikamurakaza, nyina akavuga ati bahungu banjye mufate umurambo wa murumuna wanyu tuwujyane. Agashaka gutwara umurambo wa murumuna wabo bakanawujyana ngo bajye kuyishyingura ngo bari kubasebya. Baba ari abakene, babo umukobwa ari abakire, baba banga ko nyine ngo babasuzugura ngo barabafasha. Ni filime nziza irimo urukundo, niba ukunda utuntu tw'udufilime ni nziza ariko ntabwo irimo urukundo rwinshi cyane kubera ko kote nini baba basa nk'aho batandukanye bashaka umuhungu akanga kubyumva. Ni ibintu nk'ibyo, ni romantic movies ariko ntabwo irimo urukundo rw'undi ruremereye rw'abantu bakundana bahatana. Mu mwanya wa 9 turasanga iki? Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Vicious Affair yakozwe na Sankara. Ni filime ivuga ku mukobwa abafite umukobwa w'inshuti ye, iyo nshuti ye ikaza gutandukana n'umugabo wayo, noneho akamubwira ati rero nta kuntu waza mu rugo tukabana. Kamuzana mu rugo akagisha inama umugabo we, akamubwira ati umushuti wanjye ari guca mu bihe bitamworoheye, nta kuntu twamuzana akaba mu rugo. Umugabo akabanza kubyanga, umugabo nubwo abyanga ariko umukobwa ati umukobwa twarakundanye, twarabanye kuva kera tukiri abana, twariganye, twarakoranye, kumureka gumye struggling wenyine ni ibibazo, waretse akaza tukabana. Umugabo waba mukunda akabyemera akaza bakabana, n'umudamu ahita agira ikibazo cyo mu nda akarwara akajya kwa muganga, uwo mugore yaje kubaho ngaho. Ikintu kiba wa mugore rero agerageza kuryamana na wa mugabo, bikanaba bakaryamana, agaca inyuma wa mushuti we wamuzanye kuba mu urwo rugo, bikagenda nabi. Umugabo akababara kuko abakunda umugore we, akabwira umugore ati mvira ahangaha. Umugore agatangira kujya yimukangisha ati nzabibwira umugore wawe, tuzongera kuryamana nzabimubwira. Filime irimo urukundo nyuma ariko birangira neza kuko uwo mugore baza kwiyunga, ubwo bikarangira bitagenze neza baramurasa bikarangira apfuye. Ni filime nziza romantic, irimo inkuru nziza y'uburyo ubushuti bushobora kurangira, uburyo umuntu ashobora kugambanira kandi wamwizeye wanamufashije. Ni filime nziza mu by'ukuri. Ku mwanya wa 8 turasanga filime yitwa The Idea of You. The Idea of You ni filime nziza y'umudamu bari mukuru akikundira umuhanzi ungana nk'umwana w'umukobwa, bakakundana. Noneho umwana w'umukobwa bakajya bamusereza ku ishuri, ati mama wawe, ati umusheri we ko mbona ahubwo ari we muberanye, ibintu nk'ibyo. Umukobwa bikamubangamira, n'umudamu nyine akajya yumva atari comfortable, kumva ntabwo bimushimishije nubwo abamukunda n'umuhungu amukunda. N'umuhungu akamubwira ati noneho niba bitagushimishije reka twihe imyaka 5, imyaka 5 nirangira nzaza nkurebe. Umuhungu aba ari icyamamare akagenda agacuranga akagira ati imyaka 5 yashira, umukobwa aba arangije ishuri yarakuze nyine dependinga kuri mama we, noneho umudamu bakongera bakikundana n'uwo muhungu. Ariko ni inkuru nziza y'urukundo, ni filime nziza yasobanuwe na Rocky, ushobora kuyireba kuri website yacu iriho The Idea of You. Filime nziza cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga iki? Ku mwanya wa 7 turasanga filime yitwa Fatale. Ni filime yakozwe n'abasobanuzi babiri, yakozwe na Sankara ikorwa na Rocky. Ni filime nziza ushobora kureba, irimo urukundo ariko nanone hakazamo ikintu cyo kugambanirana kubera ko umusore aba afite umugore, umusheri we w'abacuruza ibintu by'amazu, abaranga amazu, ari umukomisiyoneri. Noneho afite umushuti we nk'uko umuntu muba mwarakuranye mwarabanye, noneho umushuti we baba bagenda nk'amazu ari ahantu ku mazi, ahantu kure, bakagenda ngo bagiye kwerekana amazu bakajya kwiryamanirayo. Umusore aza kubimenya abyeretswe n'undi mugore nawe baba baraciye inyuma uwo musheri. Ni filime irimo akantu ko gucana inyuma ariko nanone bikagaragaza icyizere gike abantu baba bafitanye, kuvuze ko ukunda umuntu ukumbe we aba aho ngaho nyine ibintu yabyoroheje. Filime nziza y'urukundo Fatale ikozwe na Sankara ikorwa na Rocky, wahitamo ureba biterwa n'uwo ukunda cyangwa gushimisha, it's up to you. Ku mwanya wa 6 turasanga iyo filime. Ku mwanya wa 6 turasanga filime ku bwanjye nari kugira iya mbere, nari kuba nagize iya mbere kubera ko ndayikunda, nubwo ndi gukora izi video nari maze kongera kuyireba. Ni filime nziza cyane narayikunda. Ni filime yakozwe na Savimbi yitwa Forever My Girl, ivuga ku mutipe abari
ni umutipe aba ari aho ngaho mu cyaro nyine ahantu kure mu kantu k'agacyaro, ntabwo nibuka neza niba ari muri Amerika cyangwa ariko ni mu Burayi. Umutipe aba ari aho ngaho afite ubukwe n'umuceri we, umukobwa akagera ku munsi w'ubukwe agategereza umuntu akamubura umutipe aba yahise amucika akigendera. Umuhungu rero nyuma aza kugaruka, aragenda agakora imiziki akamamara, nyuma akaza kugaruka bakaza kugira bakongera bagasubirana. Kumbe uwo mutipe nubwo amucika aba yaramuteye inda ariko atabizi, ubwo umutipe arigendera, umukobwa bikazarangira asanze anatwite. Ni filime nziza y'urukundo, niyo yakabaye ya mbere. Niba ukunda udufilime twiza tw'urukundo, aka gafilime uzakarebe, ni keza, bakita Forever My Girl. Kuri website twagashyizeho www.films.com wagasangaho. Ku mwanya wa gatanu turasanga filime yitwa Redeeming Love. Filime yitwa Redeeming Love ni filime nayo ifite inkuru nziza y'urukundo, ivuga ku muhungu aba ari umukirisitu, ari umuhinzi, akajya ku rusengero agasenga ati Mana nkeneye umugore. Umukobwa Imana imwereka aba ari indaya aba yicuruza. Umuhungu akajya agenda akishyura kubonana n'uwo mukobwa, yakishyura kubonana nawe akajya mu cyumba ntagire ikintu akora, bakaganira bakagira bate akisohokera. Umukobwa aba yarababaye bya hatari, biba byaramugoye. Ni agafilime keza k'urukundo warebana n'umukunzi wawe ukishima mukakishimira, ni keza. Ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa, ni filime yakozwe na Jennifer Lopez, yakinwe na Jennifer Lopez. Filime nziza aho harimo n'ibyamamare byinshi, harimo n'ikindi cyamamare ntibuka izina ryacyo, wa mugabo wakinnye filime yitwa Indiana Jones. Uriya mugabo muri Indiana Jones niwe aba akundana na Jennifer Lopez. Icyo gihe aba ari umuntu, aba ari umupoliticians, aba ari umupolitician, aba ari kwiyamamaza kugira ngo azagire ikintu abe umuyobozi runaka. Noneho yajya mu cyumba cya hoteli agasangamo Jennifer Lopez yambaye imyenda y'umukiriya, ariko yipima, aba yipima imyenda nyine kuko arakoramo, aba ari umu reception, aba ari umukerinari ahantu muri hoteli. Noneho umugabo agasanga ari kwigera imyenda, ntabimenya nyine, ngo nawe ahita yigira nk'aho ari umubosi uri aho ngaho waje kuruhuka, bakaganira, umugabo akamukunda, bakibwirana, nyuma akaza akavuga ati ndashaka guhura na wa muntu. Kumbe izina aba yavuze ni iry'undi muntu, bahura akabona atari we twahuye. Ubwo kandi uwo aba yahuye nawe ni umukozi wikorera aho ngaho, umuseriveri uri aho ngaho kabisa muri hoteli. Bigenda nabi nyine, umugabo amenya ko bamubeshye, bikamurakaza. Ariko Jennifer Lopez afite akana kakaza akamubwira ati ubu ngubu katuvuge ko mama wanjye wenda yaza ko ari umubosi nawe, ni gutya byari kugenda, bari kumufata gutya, bakamufata nkaho ari aho ngaho nta kintu wavuze, cyangwa mwari guhitamo kumemeza mugakundana. Mugabo abitekerezaho akavuga ati, akamugirira impuhwe umwana, asabira imbabazi nyina. Mugabo akagenda akamureba, bikagenda neza, bakikundanira nyine, bikarangira banabanye. Umugabo aba ari single na Jennifer Lopez nta mugabo aba afite, bikarangira bibaniye. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa A Just Man Is Blue. A Just Man Is Blue rero ni filime irenze, kubera ko yo ikwiye kuba iri hano. Ni iya kabiri kuko irarenze, kubera ko ni filime y'inkuru y'umutipe urabona kuriya abacakara babagaho muri Amerika, bari baragiye bajyana abantu bakabagezayo. Noneho umwana aba ari umwirabura, agakunda umukobwa, ariko uwo mukobwa akunda aba asa nk'umuzungu, baba bamwibeshyaho ko ari umuzungu. Noneho uwo mukobwa bavuga ati umwana wacu agomba gushakana n'umuzungu, ntabwo yashakana n'umwirabura, baba banga abirabura, kandi nabo ubwabo bari abirabura nyine. Uwo muhungu rero uwo mukobwa bamushyingira umuzungu, bamara kumukingira umuzungu, wa muhungu akamwiba bakaryamana. Wa mwirabura umuzungu akabimenya ko hari agahungu karyamanye n'umugore wabo, noneho agahungu kakirabura. Nta tolerance rero umutipe birangira. Uko birangira uzayirebe bazamenya ibyo ari byo, ntabwo nakubwira uko byarangiye, ariko ni filime nziza y'urukundo utakwiye gucika waribona n'umukunzi wawe. Ku mwanya wa mbere urakeka hariya filime. Ku mwanya wa mbere hari filime y'ibihe byose, The Notebook. Ku mwanya wa mbere na Notebook, filime yakozwe na Yanga, ikorwa na PK, ikorwa na Rocky. Ushobora kuyisanga kuri website yacu www.films.com, ni ubuntu kuba wazireba. Ni filime ivuga ku nkuru y'umusaza n'umukecuru bikundaniye, ikarangira banapfanye. Nta byinshi nyivugaho, ni nziza. Abantu bazi filime ntabwo mwaba utarayirebye,
niba uzi filime nta kuntu waba utarayirebye kabisa. The Notebook y'umutipe, umukobwa nawe aramwanga, ibintu bikagorana ariko bikarangira babanye. Nyuma umuhungu aba yarategereje, umukobwa bakunda kwandika, ukunda gushushanya no kwandika. Ni filime nziza cyane. Ukunda ibintu dukora ushobora kutwandikira kuri WhatsApp 3161628 cyangwa se ugakanda subscribe ukagumya kudushyigikira, cyangwa ukajya kuri website yacu ukabasha gustreamingaho filime. Ibyo ngiye byari ikibazo ufite cyangwa se inyunganizi, igitekerezo, filime washaka ko twabakoreraho, top 10 twakoraho, comment twandikire muri comment bishyiremo, tuzazikoraho. Nicyo tubereye ahangaha. Imana ibahe umugisha, nakoze cyane kuri kino video. Niba urebye ikarangira uri umuntu mwiza, komeza ugire ibihe byiza. Imana ikurinde. Ciao.